ni ibintu bibabaje cyane biteye n'agahinda. Uri kubona bano bantu benshi batonze umurongo barimo abagore, abana, abakobwa, abagabo kugeza ku basaza. Bano bose ubona bikoreye ibikapu byabo, imifuka, harimo n'abaturutse no hanze y'igihugu cya Ghana. Bano bose bari batonze umurongo bari kugana ku mugabo wiyita ngo ni umuhanuzi witwa Ebonowa, ngo bagiye kugira ngo barokorwe, cyangwa se mu yandi magambo bari bagiye kwinjira mu nkuge. Kuko uyu muhanuzi wiyita ngo ni umuhanuzi Prophet Ebonowa yari yababwiye ko isi igomba kurimburwa n'umwuzure ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 12. Hari ejo bundi ubwo mwari muri kurya Noheli, abandi bari bamaze gupakira bagiye guhungira mu nkuge y'uyu muhanuzi, kuko isi ngo yagombaga kurimburwa n'amazi. Ibyo ngibyo ntago byaje kuba, ahubwo icyakurikiye ni iki? Bukeye bwaho ku itariki 25, ubwo hari ku itariki 26 cyangwa se Boxing Day, abantu benshi bahise babona ko noneho wa mugabo wavugaga ngo isi igiye kurangira witwa Ebonowa bwakeye yagura imodoka yo mu bwoko bwa Benz, ngira ngo muri kuyibona ihagaze hafi ibihumbi 89 by'amadolari. Ubwo ni hafi agera kuri miliyoni 130 z'amanyarwanda ugerageje kubishyira mu mafaranga y'u Rwanda. Ibaze icyo kintu. Umugabo araje, n'umukozi w'Imana, arababwiye ati isi igiye kurangira, mwihute mubanguke muze mujye mu nkuge. Abantu baturutse imihanda yose abasenga baraje, ngo isi igiye kurangira, ngo muje kwirunda mu nkuge ku itariki 25 hatagira barimbuka, mwese muraje. Bukeye bwaho nta mvura iguye, ntimurimbutse. Umugabo abyutsa agura Benzi nziza cyane ihagaze miliyoni 129 cyangwa se 130 ugereranije hafi aho ngaho. Ndetse umugabo wiyambikaga ubushwambagara akigira nk'aho iby'isi nta mumaro bifite, ndetse isi igiye kurimbuka. Mu gihe mwebwe muri kwibaza tese byagenze gute, abyutse yigurira imodoka nziza yo mu bwoko bwa Benz, afite amafaranga ameze neza. Byagenze gute rero? Iyi nkuru ushobora kumaza iminsi uyumva cyangwa waragiye unabicicikana ku mbuga, ariko ibi bintu byabayeho. Bamwe bashobora kuvuga ngo abo bantu ni ibigoryi, nge sibyo ni ibiki, kuki ubundi bizeye umuntu nk'uwo nguwo. Ariko ibyo ni ibintu biba buri munsi, ni ibintu namwe ubwanyu bibabaho, mwe muri kunda muri kano kanya, aho usanga umuntu rwose afite amafaranga yo kurya, ariko bakamubwira ngo ayo mafaranga yatange hano yaha Imana kugira ngo Imana iguhe amafaranga menshi. Ibaze icyo kintu nka papa wakikubwiye, ariko ngo mwana wanjye nzarira kwishe, ariko ejo kugira ngo nzaguhe ibiryo byinshi kurusha, fata n'utwo dufaranga rufite cyangwa se n'ibyo biryo wari ugiye kurya, uze ubishyire hariya wicwe n'inzara kugira ngo ejo nzaguhe ibiryo byinshi kurusha. Ni ibintu biba kuri munsi ku muntu wese uri kunyumva muri kano kanya. Ariko ushobora kuvuga ngo bariya bari bizeye uriya muhanuzi bo ngo ni ibigoryi, ariko nawe barabigukora. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ujya kubona ukabona hari nk'umuyobozi ubyutse bitanamunejeje akavuga ati buno butekamutwe buri gukorerwa abaturage buri ku rundi rwego, akaba yagira gutya akanavuga ati kubw'iyo mpamvu ndanabahagaritse bamwe na bamwe, bitewe n'uko ababibona urwego rw'ubutekamutwe bino bintu bigezeho cyangwa se birimo. Kuko abantu bamaze gufata Imana nkaho noneho ari nk'iki twahita nk'umutwe w'iterabwoba, ari ikintu ushobora gukoresha utera abantu ubwoba, ku buryo ibyo bafite byose bashobora kubiguha ngo batabare ubuzima bwabo, bazi ngo nibwo bari gushimisha Imana batayirakaza. Reka twinjire kuri Ebonowa rero. Umugabo none yaragiye yitana Nowa ngira ngo murabizi muri Bibiliya uko byagenze, ubwo umwuzure wazaga n'ubundi ugatwara abantu. Abarokotse n'umuryango wa Nowa n'inyamaswa, niko Imana yari yamubwiye. Uyu mugabo nawe rero yaje kwita ngo ni Ebonowa, cyangwa se umukozi w'Imana Nowa. Uyu mugabo Ebonowa wiyise ngo ni Ebonowa, uyu wita ngo ni umuhanuzi, ni umutekamutwe usanzwe, ni umusore wize, ntago ari ikigoryi, ni umuntu wize, aragenda yigaga kaminuza, ariga rwose, ni umusore uri aho ngaho. Akaba babandi dusanzwe tuzi nk'abantu bashobora kuvuga ati nanjye naba umu content creator, nkajya ku mbuga nkoranyambaga nkifata aka video nkashyira ku mbuga nkoranyambaga, ngatwika nkareba ikiri buze kuvamo. Bya bindi bikorwa n'urubyiruko rw'iyi minsi bose, nyine umuntu ashobora kubyuka akavuga ngo ngiye ku mbuga nkoranyambaga nivugira ibi nibi, hari igihe byagabura nta wamenya. Ubundi uyu mugabo niko yarasanzwe ameze, ntabwo yarasanzwe ari umukozi w'Imana. Uyu mugabo rero amakuru ye naje gukurura neza nitonze, kugira ngo byumve neza uko byatangiye kugeza atetse imitwe abantu akabarya utwabo twose. Uyu mugabo wise ngo ni Prophet Ebonowa ni umuntu wagiye ahantu bari kubaka amato, hahandi ku mwaro bari kubaka amato, ibyato binini cyane. Abona ubwato bukiri kubakwa butararangira, buri mu ishusho nk'iyo ngiyo ubona ushobora kuvuga ati iyi yavamo nk'inkuge. Arangije ahita akuramo imyenda, aravuga ati mfata aka video, abwira umuntu ati mfata aka video hano ngiye kuhakura content. Bamufata aka video ahita yambarira imyenda imeze nk'ubushwambagara, apfukama imbere y'ubwo bwato bari kubaka, atanazi bari kubwubaka, atanazi ba nyirabwo.
n'ubwato yasanze nk'uko wajya ku cyambu ahantu bari kubaka amato bayubakira, wowe ukabona ubwato ukahita uhindura imyenda bya bindi abana bajya bakora content ku mbuga nkoranyambaga, ukahita upfukama imbere y'ubwo bwato ugafata Bibiliya ugatangira gusenga uvuga ati Mana rwose ndakwinginze ibiki n'ibiki, ugasenga uteka imitwe. Yasenze Imana apfukamye imbere y'ubwo bwato aravuga ati iyi niyo nkugi izarokora abantu itariki 25 kuri Noheli, Imana izagusha imvura, iyo mvura izagwa imyaka 3 idahita ku isi yose. Ati abazaba ari ku isi hanze y'inkuge umwuzure uzazuba rimburi. Niko bigenda buriya no muri Bibiliya niko byagenze. Ntago umwuzure ari ikintu cyaturutse ahantu ngo kize kite kiyora abantu ya. Abandi bagiye mu nkuge imvura igwa imyaka cyangwa se igwa iminsi myinshi abantu bakiri mu nkuge. Niko rero uyu nguyu nawe yavugaga ati imvura izagwa imyaka 3 idahita kuri iyi si, abantu bazaba batari mu nkuge bazapfa. Uyu mugabo yasenze nyine iryo sengesho ari kwikorera akavideo ko gushyira kuri za TikTok n'izindi mbuga za YouTube n'ahandi, ari kwitwikira bimwe urubyiruko rukora rwose. Ariko kuko abantu basanzwe babayeho mu bwoba, baba bavuga atakanya kariko kose n'ubundi umuntu yarimbuka, cyane cyane twese dora dusenga tuvuga umunsi w'imperuka uzadusange twiteguye tutazabura ubwami bw'ijuru. Twese nta muntu utifuza ubwami bw'ijuru. Umugabo bivugwa ko ngo ako kavideo amaze kugafata, uwo mu content creator niko ngiye nanamwita, rutwitsa amaze kwitwikira yikoreye ako kavideo, amakuru ahari y'abari bari kuri uwo mwaro cyangwa se aho ngaho bwato bahubakira ku mazi, ngo banyira ubwato bahise baza banamugo baramubaza ngo wakagabo we kuri hano ku bwato wageze ku bwato bwacu gute, ninde waguye uburenganzira bwo gufatira video ku bwato bwacu utadusabye uruhushya? Urabizi kugenda wifatira video ku bintu by'abandi hari igihe batabikunda. Uwo munsi ngo yakubitiwe no ku mazi, bamuteye imigeri baramubwira ngo vano wacano ni mukaze mufata ama video mutasabye uruhushya. Profete wita ngo ni Ebonowa yiyongereyo Kanowa, kuko no yatabaye abantu mu mwuzure wa mbere wabanje warimbuye isi, yaritahiye rwose ariko atahana content ye, aragenda yipostinga ku mbuga ya video apfukamye imbere y'ubwato. Yayipostinze by'imikino avuga ati ndi gutwika bisanzwe. Abona abakristo nimba twabyita barayagaye barasaze, batangiye kuvuga ati Imana idufashe, iyo nkuge yawe uri kuyubaka heno ugezweho w'imyaka, wadutabara ute, dusengere dufashe dukora iki? Umugabo yitabona bya bintu bishobora kuba byagabura. Buriya abantu batangiye kugira ubwoba. Buriya nimba ari ikintu wacuruza neza n'ubwoba mu bantu, ni ikintu ushobora gucuruza abantu bafite ubwoba amafaranga bayaguha. Umugabo abona biri seriye ahita avuga ati cya kintu gishobora kuba cyagabura, ahita bigira seriye nk'abandi bose bajya muri business babona bitari bukunde, yabona bishobora gutanga icyizere ukahita uba seriye. Umugabo nibwo none yatangiye gukora izo content ku bwinshi, yifata ama video atangira kuvuga ati inkugi imwe ngiye kubaka irahenze cyane kuko n'inkugi izajya ijyamo abantu bagera kuri miliyoni. Uri kumva icyo kintu? Atangira no kuvuga ati dushobora no kubaka inkugi ishobora kuba yajyamo abantu bagera kuri miliyoni 6. Abonye business iri gukura atari ko bikeneye amikoro, kuko kubaka inkugi ishobora kujya mu miliyoni 6 ni ibintu bisaba amafaranga. Mwitange abashaka gukorera ubwami bw'ijuru. Abantu batangiye kwitanga amafaranga, bivanamo biciri, abatura baratura, maze na mupasiteri mu rusengero ukubwira ngo tura hano urayamuha. Nkatswe umuntu uri gukubwira ati nutura uraba umeze nk'ukatishije itike izakurokora umwuzure ugiye kurimbura isi. Abantu bagomeye Imana babaye babi cyane, barakaje Imana, Imana igiye kubarimbura. Niko byagenze. Umugabo yabaye seriye, ni umusore wambara imyenda isanzwe nk'iy'abandi bose, wambara neza, wize, mu content creator. Arangije atangira kujyambara iyo myenda ubona y'ubucabari itibarogoye. Abantu benshi ntabwo babihaye agaciro. Abenshi barabibona babihaye agaciro, ariko abenshi burya nabibiha agaciro bakanatura. Itariki 25 rero zarageze. Wa munsi warageze, abantu barahaguruka. Hari abaturutse muri za Liberia babasaza rwose ubona bari mu zabukuru, ukabona bateze indege n'ibikapu byabo n'akabaga ngaje mu nkuge kugira ngo azarokoke. Umuntu agafata abana bakavuga ati sinigiye kurimbuka abana banjye basigaraho. Abantu baratuye ku bwinshi ku buryo no mugabo bivuga ko yabonye amafaranga menshi. Ntago abantu benshi babyitayeho, ariko abenshi baratuye. Ngira ngo uri kubona ibihumbi n'ibihumbi ageze ubwo mwe mwari muri kurya Noheli, buri buke Noheli ba abinkwakuzi bari bamaze kugera muri Ghana. Hari n'amakuru avuga ko hari abavuye mu Rwanda buriya ngo bateze indege bakerekeza muri Ghana, ngo bagiye kujya muri iyo nkuge kugira ngo isi tarimbuka, bataragerayo binjire muri iyo nkuge bikomereze. Roveni 4 rero mu ijoro ryayo abantu benshi bari bamaze kugera mu nkuge, nako aho izo nkugiri bavuga ngo ziri. Burinda bucya kuri Noheli nta kintu cyabaye, mu gihe abakristo benshi bari barikuyemo amafaranga bakayaho n'umuteka mutwe. Profete Ebonowa
amakuru nyine nta kintu kimwe kigeze kiba, nta mwuzure waguye, nta mvura yabaye. Umugabo icyo yakoze yagiye mu itangazamakuru no kuri za mbuga zatangira kuvuga ngo nasenze ninginga Imana, Imana irambwira ngo ibongeje igihe mbega nayinginze. Umugabo mu itangazo yasohoye yaravuze ngo yagiye ku mbuga zaravuga ngo Imana yagombaga kurimbura isi uyu munsi, atari ko byambabaje cyane ukuntu hagiye kurimbuka abantu benshi nkarokora abantu bake bari gukwirwa mu nkuge. Ati kubw'iyo mpamvu narabibonye ndagenda ninginga Imana, mpamagara n'abandi binginzi bagenzi banjye, twinginga Imana turayitakambira turayibwira tuti tubabarira ukureho rino rimbuka ry'isi ryari rigiye kuba, twongeze igihe rwose kugira ngo abantu baye bihana, mbe mbahana cyangwa se mbe mbabwiriza basubira mu murongo muzima, mu rwego rwo kugira ngo ubutaha nujya kurimbura isi basi hazarokoka benshi. Urumva umugabo noneho yarazanye igisubizo cyiza. Icyo gisubizo nicyo cyiza kurusha uko wabwira abantu ngo Imana yarimbuye isi harakuka abantu bake. Urumva uri kubwira abantu ati mwe muruhuke, Imana ntikibarimbuye nabingingiye, na inshuti zanyu ntago zikirimbutse, n'imiryango yanyu yari yanze kuza mu nkuge ntikirimbutse. Urumva yarabahaye igisubizo cyiza kurusha. Yavuze ko yamaze amajoro asenga yiyiriza atarya we n'abandi binginzi bagenzi be kugira ngo Imana ibashe kuba yahagarika uwo mwuzure. Mu yandi magambo n'umugabo namwe muri mu Rwanda urumva ko yabarokoye, yarasenze yariyiriza aratakamba kugira ngo umwuzure utarimbura isi. Niyo mpamvu uyu munsi wa none kuri Noheli mwabonye imvura itaguye imyaka 3 ngo murimbuke. Ni Ebono wabikoze n'abandi bagenzi be nyine babinginzi. Bukeye bwaho ku itariki 26 umugabo yari yaratumye akamodoka keza cyane gahagaze miliyoni zigera mu 130 z'amanyarwanda. Bukeye bwaho akamodoka kahise kamugeraho ahita atangira no kugakata. Ngira ngo muri kubona ayo mavideo ari mu modoka nziza cyane ihenze ari kuyikata. Ibitangazamakuru muri Ghana byatangiye kumutumira, abantu batangira kumwita umutekamutwe, abasaza batangira kurira, bari bateze ngo baze mu nkuge, n'abagore bavuga ati twatetse imitwe diri urugendo twakubisira amafaranga twikuyemo tuzi ngo turi kugura itiki zaturokora mu gihe abandi bo kwisi bagiye kurimbuka. Umugabo we yagiye kuri za televiziyo n'amaradiyo bamutumiye bavuga ngo umutekamutwe, abenshi batangiye kuvuga ngo afungwe. Urumva iyo utangiye kumva abantu bavuga ngo ufungwe ngo umutekamutwe, yatangiye rero kwisobanura. Mu bisobanuro umugabo Ebono yatanze yaravuze ngo njyewe nta muntu nigeze mbwira umwaka ntihazagira ujya kundega ngo namutetse umutwe ngo isi zarangira 2025. Ati njye nimucunga video zanjye neza. Aya ni amagambo y'uyu muhanuzi Profete Ebono avuga ati njyewe nasengaga mvuga ngo mbabwira ko isi zarangira itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ati mwebwe rero muvuga ngo narabatuburiye, nimwe ahubwo mwagiye mukishyiramo 2025. Atari ko wabona ari na 2026 cyana 7 cyangwa n'imyaka 10 iri imbere. Ngicyo nasengaga mvuga nuko nababwiraga ko isi zarimbuka itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Nigeze mbabwira umwaka uwo ari wo. Mbega ameze nk'uri kuvuga ko atigeze avuga ibintu bitari byo. Mbega kanya kariko kose n'ubundi uwo mwuzure ushobora kuzaza ku isi ukarimbura abantu, ariko apana izo tariki. Umugabo noneho icyakurikiye muri Ghana hahise haba igitaramo. Hashize bukeye bwaho n'ubundi yaciyemo nk'undi munsi umwe isi yose iri kuvuga ngo umugabo yatetse abantu imitwe, yabarya amafaranga, abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bahaguruka imihanda bavuga ngo isi irarangiye. Mbega abantu benshi nibwo bahita bavuga ati ese wa muntu ibintu yavugaga twe tubona ari nk'imikino, kuko hari abantu babyegereje umutima bagera mu bihumbi n'ibihumbagiza amamiliyoni y'abantu barahaguruka ngo bagiye kujya mu nkuge koko ngo ubuzima bwabo babutabare. Babibonye kuri Noheli uburyo ubutumwa bwageze ku bantu benshi. Uyu mugabo yari yamaze kuba icyamamare, ni umusore w'umutwitsi wibereye aho. Bwakeye hari habaye muri Ghana igitaramo cyitwa Rapaholic. Ni igitaramo cy'abaraperi cyangwa se hakuri hano mu Rwanda mwabonye ngo icyumba cya rap abaraperi gusa bahuriye ahantu bari kurapa. Muri Ghana naho harise bwarakiye haba igitaramo gutyo cyitwa gutyo Rapaholic. Imbatari Rapaholic ibintu nk'ibyo. Icyo gitaramo kirimo ba Sarkodie n'abandi bahanzi benshi. Ngira ngo Sarkodie ni wari ukiyoboye. Sarkodie yisaza uno mu Profete cyangwa se uno muhanuzi kuri stage yasetse avuga ati cya cyamamare cyanyu cyavuga ko isi igiye kurangira, dore ngiki ndakizanye. Icyamamare kugera kuri stage cyarongeye kirabwiriza n'ubundi muri background bashyizemo amazi, imyuzure n'ibiki, abantu baraseka barishima, harabasusurutsa nyine ku buryo itubibona ko nyine ntago ari umukozi w'Imana, ni umutwitsi uraho, ni umu content creator nyine wiriraga ifoto. Ariko ubu ngubu tuvugana afite amafaranga ye menshi yicaranye yatuburiye abantu. Gusa nanone isomo bino bintu bishobora kugwaniriye.
kuba ibyo bintu byarabaye ukabona abantu amamiliyoni n'ibihumbagiza baturutse amahanga ngo bagiye kujya mu nkuge, ngo Imana igiye kurimbura isi n'amazi, ngo Nowa mushyashya agiye kubarokora, ni ikikwereka ko turi muri ya minsi ya nyuma Bibiliya yahanuye. Kuko Bibiliya ivuga ko bimwe mu bimenyetso bizakwereka ko isi igiye kurangira cyangwa se turi mu minsi ya nyuma, ni uko ngo abahanuzi b'ibinyoma baziyongera bakaba benshi, ndetse abantu bakananirwa no kuba babatandukanya n'abakozi b'Imana b'ukuri. Ko Bibiliya ivuga ko buriya Satani nawe afite ubushobozi bwo kwihindura nk'aho ari marayika w'umucyo, ari umuntu mwiza. Ubwo bushobozi arabufite, ndetse ibyo bikongera bikanakwereka ko abantu muri iyi minsi badasoma ijambo ry'Imana ngo barihe agaciro, ahubwo babayeho mu kigare byitwa ngo bakunda Imana cyangwa barashaka kujya mu bwami bw'ijuru cyangwa se barashaka gusenga. Ni abantu nyine bari mu cyuka, bameze nk'abari mu kigare. Kuko iyo baza kuba ari abantu basenga koko bifuza ubwami bw'ijuru, ni abantu bagombaga kuba basoma n'ijambo ry'Imana. Nk'aba bose bari bapakiye ngo bagiye guhunga umwuzure, kuko Imana ubwayo ngira ngo murabizi, nyuma y'umwuzure wa Nowa, Imana yadutangarije ko itazongera kurimbuza isi amazi. Iryo ni isezerano Imana yitangiye, kubera nayo itari inejejwe n'ibyari bimaze kuba. Iyo yaravuze ati sinzongera kurimbuza isi amazi, iduha n'ikimenyetso cy'umukororombya. Ariko ibaze ko abakristo bari bapakiye ngo Imana igiye kurimbura isi yirimbuza amazi ngo duhungire mu nkuge, bazi ko Imana yabasezeranije ko itazongera kurimbuza isi amazi. Ngira ngo uri kumva ukuntu ari abantu baba bari mu cyuka, bari mu kigare. Ubu tuvugana umurara Ebono wa profete ntago arafunzwe, bamwe bari kuvuga ngo afungwe, ariko ari kurya ibiceri by'akavuga ngo ntawe nakoze mu mufuka, nta muntu nigeze nsaba ngo nampa amafaranga ku ngufu, nibo bitanze twubaka inkuge, Imana nirimbura isi tuzabona aho duhungira. Ngiye hari umuntu nigeze mbwira ngo amafaranga yo gukoresha mu bikorwa byanjye, kandi koko ugasanga nta tegeko cyangwa se nta ngingo n'imwe imufata ihari muri kano kanya. Numureba ubu ni icyamamare, ni umutwitsi, ari guca abantu baseka bavuga ati dore umurara watuburiye abantu. Nibyo ngibyo nyine biri kuba. Ibi ngibi noneho bikaza bikurikira ibyabaye mu kwezi kwa 9, hagati y'itariki 23 ndakeka z'ukwezi kwa 9 n'itariki 24, ibintu nk'ibyo ngibyo. Isi yose yari ifite ubwoba bavuga ngo hagiye kuba icyitwa ngo nizamurwa. Ibyo bintu murabyibuka. Ejo bundi mu kwezi kwa 9 umukozi w'Imana ukomeye cyane muri South Africa yaragiye atangaza ko hagiye, ngira ngo murabizi muri bire havugwamo ko hazaba nizamurwa, niko babyita mu Kinyarwanda ndakeka. Hazabizamurwa abakozi beza cyangwa se abakoreye Imana neza, bakazamurwa mu ibanga, ukajya uhindukira ukabura mwene wanyu yarazamuwe. Abo ngabo nyine ku buryo ibibazo bizajya kugwira isi, hari abantu babanje kuzamurwa, ngira ngo ibyo biri muri Bibiliya, batazigera bahura n'ibyo bintu bibi. Bo bazazamurwa mbere mu ibanga rikomeye, noneho ku isi hasigare abantu aribo bazabona bya byago byose bijyanye n'umunsi w'imperuka. Umugabo w'umukozi w'Imana wo muri South Africa ukomeye cyane, ndanebwo dushobora kumukoraho ikiganiro nawe ubwe nuko mba nkanyujijemo, yatangaje ko agiye kubizamurwa, atangaza amatariki mu kwezi kwa 9, ntabyo twabonye. Icyo gihe byo noneho byaranasakuje isi yose, igira ubwoba buhambaye cyane, aho narindi narabibonaga bari kuvuga ngo izamurwa ryabaye, abandi ngo ryasubitswe ntari kibaye. Uwo mugabo naza kuvuga ngo Imana yarisubitse. Ni mu gihe Yesu ubwe yivugiye ngo nanjye sinzi umunsi n'isaha uwo munsi uzagerera, ariko abakozi b'Imana batangiye kuwubyaza umusaruro no kuwuryamo amafaranga. Ikindi abakristo bakabyizera, bakabyumva vuba. Ndanga niko gakoryo gasekeje cyangwa se ibintu bisa nk'ibitangaje. Ku rundi ruhande ariko binababaje, bigaragaza uburangare buri mu bitwa ko ari abakristo uyu munsi wa none, bamwe na bamwe dufite cyangwa se abenshi muri bo uburangare bafite, ku buryo umuntu uwo ari we wese ashobora kuba yaza akabakoresha mu nyungu ze, nabo bakabikorera mu cyuka n'ubwoba bwo kuvuga ngo mbikoreye Imana. Kora subscribe aho hasi, igitekerezo cyawe kiduhe muri comment, ndaje mu kanya twikomereza n'izindi nkuru.